bivuze mu magambo makeya ni imvano y'igitekerezo ni uko twari turi muri kovide abantu bicaye gufata inisiyative aho ngo tugishe urubyiruko rw'igihugu ibyo twari natwe tubihe bagenzi bacu. icyo dukora ni ibijyanye no gufata amashusho no kuyatunganya no kwandika sinema kuva igitangira kugeza irangiye ibaye final product. nabitangiye igitekerezo cyatangiye ubwo hano hazaga Yego Center hakiri imyidagaduro byukana byari 2016 turakora haza kubaho igihe cyo kubireka amagurupe agenda atatana. ndavuga nti mbaye nkomeje uyu mwuga byaba byiza ko hari benshi bafasha kandi nanjye ukamfasha. 2020 nibwo naje kubinoza ndabyiga maze kubyiga neza ndavuga nti reka noneho nkore amafilimi ndebe ko yabasha kuba yagaragara abantu bakabikunda. mu karere ka Rwamagana nasanze harimo impano nyinshi zitandukanye cyane cyane ku ba-actress n'aba-actors cyangwa se abakinnyi ba filime. ndabikora nyuma y'uko corona isoje cyangwa se irangiye ubwo nahise nza hano mu kigo cy'urubyiruko Tore aramfasha turegeranya byari bikiri muri Zagara turorganiza ikigo urubyiruko turarubona. noneho nza kugira agatekerezo navuga nti nshinze studio noneho urubyiruko rukajya rwisangamo abashaka kuba bakatinga tukabamenyereza uburyo batinga, abashaka kuba babasha kuba bafata amashusho no kuyatunganya tukabigisha, n'abayize hanze tukabasha kuba twabamenyereza kubikora. abimfashamo dukora ahantu ku bikoresho bike byari bihari tubasha kuba twakigisha abanyeshuri. 2022 nari maze kwakira urubyiruko rw'abakinnyi ba filimi bagera muri 60. ubu ngubu 4 muri bo bakaba bakora filimi bya kinyamwuga bakina mu yandi macano i Kigali, bafite akazi gahoraho. umwe yabashije kuba yakompeta muri Art Rwanda agera ku rwego rw'igihugu, ubu nawe ari mu cyo bita Incubation Bootcamp yayivuyemo. uyu mwaka nibwo twese ngira igitekerezo kuko nari mfite benshi bangana bambwira ko bakeneye kuba bakiga bino bintu. nanjye ndebye muri location turimo tubona abantu bakeneye ibintu bijyanye n'amafoto n'amashusho, ndetse kubera ko ama YouTube channel yaratangiye kuzamuka tuvuga ati haramutse hari urubyiruko rubasha kuba ruzi bijyanye no gufata amashusho no kuyatunganya, urubyiruko rwinshi rwabasha kuba rwabona akazi bakabasha kuba nabo bava mu mubare w'abashomeri. nibwo naje gutangiza kwigisha, twari tumazemo amezi 3, abandi turabahereza stage banakomerezamo muri ya studio banakora. ndakeka muri studio harimo 3 bahoraho bakora mu buzima bwa buri munsi bashakisha amafaranga yabatunga akanabateza imbere. abandi bari basoje iki gihembwe, nibwo bari basoje, harimo na bamwe bari hanze bari gukora ngo bamwe mu banyeshuri baraza kuza kubivugaho aho bageze bari gukora. kubaha Visi Mayor, ibyo dukora ni umwuga ukenewe ku isoko ry'umurimo, ni umwuga rubanda ruhanze amaso kuko nta foto nta kiba cyabaye. niyo mpamvu urubyiruko rwinshi ruri kujya mu bijyanye no gufata amashusho no kuyatunganya, amafilimi documentaire. hari na filimi urubyiruko rwo muri Yego Center cyangwa se abanyeshuri n'abamaze kubimenya bakora. twari tumaze iminsi dufashe documentaire y'akarere y'ibikorwa by'urubyiruko by'akarere mu Rwanda. Tore kunganira twari twayifashe ku rwego
rw'abanyeshuri ariko turayifata iba nziza. Nsoreje ahangaha turi mu murongo kugira ngo dufashe urubyiruko rwinshi kwivana mu mubare w'abashomeri bishakira imirimo, cyane cyane babasha kuba banoza umwuga bakora binyuze mu kigo cy'urubyiruko ku bufatanye n'akarere. Murakoze. Azariya nkaba ari njyewe ukunze kuba ndi muri formateri ya Artscent. Rero nkunze gukora ibintu bitandukanye ku buryo n'abanyeshuri abenshi iyo baje bakunze kuza ari byo badasanga, nk'abajya mu bintu byo kwandika ku myenda nk'uku nguku. Abo ngabo ni njyewe ubagahuje. Dore nk'ubu iyi ni imyenda y'abadive ya misemu iyo bambara bagiye gusenga. Abajya gushushanya batangira bashushanya n'amarangi, nabo abo ngabo banyuze. Abajya mu bintu byo gukora ibyapa, amadezayini, kujya kuri mashini, gukora amarobo, gukora amabanderore, mbese ibintu bya graphic design, abo nabo ni njyewe banyuraho nkabanza kubigisha. Ni ukuvuga ngo njyewe muri Artscent nkoramo imirimo myinshi itandukanye, abantu bose bakunze kuza ibyo babanza kunyuraho. Ngaruka kuri multimedia, njyewe mbere nari interested cyane mu bintu byo gufotora, ariko nkoresha kamera digitali gato cyane. Rero nkumva nabikora no kuri izindi nkazimanipiraho, ariko mbura izo skills, mbura n'ahantu nazigira ko numvaga ko bikorerwa i Kigali gusa. Ngize amahirwe numva hano baratanga iryo tangazo, niko kubegera mbona baramfashije kuri kino gihe cy'amezi 3. Nize ibintu byinshi, cyane cyane ku editinga, gufata amavideo ukayahuza ugashyiramo izo effects bavugaga, za montage zose. Ni ibintu byinshi kandi nika ko bizamfasha naho ngiye no ku kazi aho nakora ubu ngubu. Nabuze akazi kisumbuyeho kubera iyo certificate yari yakaboneka, ariko ubu ngubu uko biri ndizera ko bizatanga umusaruro. Murakoze cyane. Bihenze cyane. Miliyoni 9. Igikoresho kiri high quality ushobora kuva Dubai kikagera mu Rwanda, kiza kigakora ibyo tubona i Burayi bakora, kiba kiri kuri miliyoni 20-15, ariko nanone cyahageze urarakijije ayo mafaranga byose. Niyo ngo ni ibintu abantu bashobora gushoramo imari, ariko nanone tutarasobanukirwa, abantu batarasobanukirwa ngo gukora bite, bigenda bite. Urebye nka YouTube channel tukaba dufite business dutangiye gukora, ni iki natwe twakora ngo tube nk'aba bantu duhaye certificate babafashije? Ni iki twakora kugira ngo tutere ikirenge mu cy'umukuru w'igihugu wakunze urubyiruko, kugira ngo bigire uburyo bwiteza imbere? Wowe wakoze iki kugira ngo hagire urubyiruko ugira bize ukava mu biyobyabwenge? Urabona umuntu yajya gukora ibintu nk'ibi nabyo twabonye, akabona umwanya ujya mu biyobyabwenge, yabona wo kujya mu busambanyi, yamenya wo kujya mu bujura, uwo mwanya ntabwo mwabubona. Ariko dufite urubyiruko ruri muri ibyo bintu n'ibindi byinshi muzi. Ni iki twakora twebwe hano nk'abafashe certificate kugira ngo tugire abo dufasha bari hariya? Icyo ni ikintu dukwiye gutekerezaho, hanyuma tukareba n'uburyo bwagutse. Hari amahirwe igihugu cyacu cyashyizeho amahirwe atandukanye y'uburyo abantu bashobora kubona amafaranga ku buryo buciriritse bakabasha gukora. Hari n'uburyo umuntu ashobora gukorera abandi kugira ngo abone. Ariko nizere ko mutari mu rubyiruko ruvuga ngo nta myaka 100, kuko babibara n'umwe bawugira mu 100 n'umunsi umwe ngo reka nimba aya mafaranga nyamare ngo nta myaka 100. Kandi esperance de vie mu gihugu cyacu ni imyaka hafi 69, ni imyaka myinshi cyane. Ni ukuvuga ngo rero ntuzigere uvuga ngo nta myaka 100, kandi by'ibiri igihugu cyacu esperance de vie imyaka 69, wowe uramutse ubashije kwibeshaho neza wanayirenza.
ubwo rero si ngombwa ko umuntu agira imyaka 100 n'ubundi byanze bikunze umuntu abaho n'ubuzima bukarangira n'abandi bakabaho, ariko umuntu akabaho afite intego n'abamukomotseho bakabaho neza n'abuzukuru be n'abuzukuruza. Imyaka 100 ntigenda ikageramo, iyo bibaza n'abasogokuruza bawe ntabwo imyaka 100 mwayirengeje. Dukwiye gukora rero dutekereza ejo hazaza, tugakora dufite intego. Nicyo kintu gikomeye ndashaka kubabwira cyatumye nzana hano, ariko mbahana ubwo ubutumwa bwo kubwira abataje hano bw'abo mushobora guhura, mubabwire yuko urubyiruko nimba igihugu kibafitiye icyizere, umukuru w'igihugu akaba kibafitiye, ubwo n'Imana ikibafitiye, ko umukuru w'igihugu ahagararira Imana mu gihugu, sibyo? Nimba mufitiwe icyizere n'Imana n'umukuru w'igihugu uhagarariye byibura Imana rurema, uwo kuki udakwiye kwigirira icyizere kandi ushyigikiwe. Baca umugani mu Kinyarwanda ngo uhagarikiwe n'ingwe agira ate? Niba ufite umukuru w'igihugu guha amahirwe nk'ayo nyakubahwa Paul Kagame aho urubyiruko, wowe wayashakishije. Ejo bundi mperutse gusura umukecuru ufite imyaka 105 hariya mu by'Imana hariya hepfo, ariko ufite ubwenge utekereza cyane. Dukire, dufashe igihugu cyacu mu bintu bikomeye dukwiye gukora no kubungabunga iki gihugu, kuko kiba cyaraduhaye umwanya wo gukora, wo kwiga, wo gukora ibintu byiza. Twebwe tukibungabunga rero natwe tugifasha mu kwishakira umutekano. Ubwo urugero ni nk'ahantu umuntu atuye, ni icyo ukora kugira ngo aho hantu hagire umutekano. Ikintu gikomeye gihari ni ugutanga amakuru kugiye mu gihe cyose ubona bitagenda neza. Ikindi urubyiruko byo rukoresha ni social media, nk'unduru cyane rwose mu mumpera amashya aragata. Ibintu bifite icyo bivuze buriya mu miyoborere yacu. Natwe tuba twumva ngeya akanyohereje nkarora n'injoro akanyohereje ntinze, ariko mwumva ndi proud yo kuvuga ngo byibura hari urubyiruko dufite bishobora kuba urugero rw'ibishoboka, kuko hari abandi bakubwira ati birakomeye, ariko dufite urubyiruko rushobora kuba urugero rw'ibishoboka. Murakora rwose mu kugaragaza igihugu cyanyu cyabahaye amahirwe, ariko namwe bigishije mugerageza uburyo mubagaragariza amahirwe. Izo social media muzibyaza umusaruro. Nimba hari ibyo bashyira ahagaragara byerekana igihugu cyacu, kuko ntiwakora udatekanye, wowe abantu batuka igihugu basubiza iki? Uvuga iki? Ko witeje imbere, ko wize, wishyuye school fees, agira ngo mwe mwabonye certificate mu mbiri, wishyuye mwarimu, wishyuye sare, wishyuye umuriro, wishyuye interineti. Hari ibintu dukwiye kurura tukavuga tuti ibi ni igihugu, sare ni igihugu, interineti ni igihugu, mwarimu igihugu cyamuhaye amahirwe yo kwiga, iyo school fees n'ibyo. Hari ibintu bigari ariko twebwe tudaha agaciro, kuko umuntu muzabibaze agiye kwiga nk'ibi bintu mwebwe mwaboneye certificate uyu munsi, amafaranga yakwishyura ntabwo abaho. Kandi hari urubyiruko rwinshi hano ruzerera mu muhanda rutibuka ko hano bashobora kuza bakahakura ubumenyi, wowe ugatanga igihe cyawe gusa ukava aho ngaho ufite ibyo ukora. Igihugu rero kibafitiye icyizere, kibafitiye icyizere 100%. Igihugu cyacu gifite n'amahirwe, abantu benshi gifite n'urubyiruko. Iyo rero abantu benshi ufite urubyiruko bumva ufite amahirwe menshi cyane. Ni na mpamvu umukuru w'igihugu cyacu n'imbaraga urubyiruko, ugasanga mu miyoborere harimo urubyiruko, mu nzego zose harimo urubyiruko, kuko ziba izo mbaraga zabo zirayobora umunsi ko bafite ibitekerezo byiza, ariko byibura n'ejo hazaza bagatoza n'abana bazabyara. Murabyumva? Ubwo rero reka nsoreze hano, twabafashe umwanya munini mujye gukora ibindi bintu, ariko tubashimiye cyane ubwitange mwagize, mugafata umwanya wanyu mukaza hano, muzawubyaze umusaruro, muzane n'abandi benshi, tugire igihugu cyiza gitekanye. Hanyuma abarimu nubwo sinabona icyo mvuga cyabo cyo koza mufashije, twabashimira tukabaha amashyi, ubundi mukagira weekend nziza, umugoroba mwiza. Imana ibarinde. Abarimu tubaha amashyi. Iyi ni graduation ikomeye cyane, mwese amashyi umukuru w'igihugu cyacu. Murakoze cyane, mukomeze mugire ibihe byiza kandi amahirwe masa.